Bwana Kalisa Rugano, Professeur Deo Byanafashe, Madame Eminante Mugabushaka, Bwana Gonzague Muganwa, Bwana Bernardin Rutazibwa na Madame Faith Mbabazi n'abatumirwa b'Ingiro Ikwiye baratuganirira ku makimbirane yo muri Côte d'Ivoire. Iyi ni Ingiro Ikwiye. Murakaza neza. Mu mateka yacu twahuye n'ikibazo cyo kurebera kandi tuzi ububi bwabyo. Uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi nk'urwagaragaye mu Rwanda turusanga no mu tundi duce tw'isi. Twifashishije amasomo dukura ku mateka yacu twiyemeje kutarebera. Niyo mpamvu tubaza abatumirwa bacu namwe mudukurikira tuti turamutse tubifitiye ubushobozi ni iyihe nama twagira abaturage bo muri Côte d'Ivoire kugira ngo bagane inzira y'amahoro. Abatumirwa baje kudufasha gusubiza iki kibazo ni Bwana Kalisa Rugano, umwanditsi w'ikinamico, Professeur Deo Byanafashe, umwarimu w'amateka muri Kaminuza y'u Rwanda, Madame Eminante Mugabushaka, umunyamakuru muri Radio Isango Star, Bwana Gonzague Muganwa, umunyamakuru muri Business Daily, Bwana Bernardin Rutazibwa, uhagarariye UNESCO mu Rwanda, na Madame Faith Mbabazi, umuyobozi wa Radio Rwanda. Tubahaye ikaze muri iki kiganiro. Nyuma y'imyaka myinshi yaranzwe n'imvururu n'intambara, ubu ngubu Côte d'Ivoire ifite guverinoma nshya. Cyakora kuba ubukungu butifashe neza, amoko akirebana y'ingwe no kuba abayoboke ba Bagbo bakishisha ubuyobozi bushya bigaragaza ko President Ouattara agifite umurimo ukomeye wo kunga abanyagihugu no kubagaruramo icyizere. Côte d'Ivoire. Nyuma y'imyaka isaga 30 yakurikiye ubwigenge bwa Côte d'Ivoire, iki gihugu cyari gikomeye ku mahame hagati y'amadini n'amoko agituye ndetse no ku bukungu bwacyo bwari bwifashe neza. Urupfu rwa Perezida Houphouët-Boigny rwabyukije amakimbirane muri politiki. Muri ibyo bihe kandi ibiciro bya kakao byaraguye maze bitesha agaciro ifaranga ry'igihugu binongera ubushomeri na ruswa mu gihugu. Ibi bihe bikomeye byaje byungikanye byatumye urwikekwe rutangira mu banyagihugu banyuranye, batangira kwishisha umutekano muke maze biyumvisha ko imibereho yabo iri mu mazi abira. Ibi nibyo byatumye batangira kwifuza umuyobozi wabafasha kubona igisubizo cyoroshye ku bihe bikomeye barimo. Akenshi iyo ibibazo nk'ibi bitabonye igisubizo cyihuta, abayobozi bashya bagiye ku butegetsi bahimba urwitwazo n'igisubizo cya huti cyateye aka kaga. Nubwo Perezida Houphouët-Boigny yahoraga kumira amakimbirane hagati y'amoko, Bwana Bede wamusimbuye we yaje ashimangira icyo yise Ivoirité, ni ukuvuga ubwenegihugu nyabwo bwa Côte d'Ivoire, bimubera igisubizo cyoroshye ku bayoboke be bari bakeneye kumva batekanye. Nyamara ahubwo byahungabanyije bikomeye imibanire y'amoko anyuranye atuye icyo gihugu. Perezida Robert Gueye wamusimbuye we yaje ashimangira urwango ku banyamahanga cyane ku Abayisilamu bo mu majyaruguru, ariko ari uburyo bwo guheza Alassane Ouattara bari bahanganye mu matora y'umwaka wa 2000. Dore ko uyu Ouattara bamwitaga umunyamahanga kubera ababyeyi be badakomoka muri Côte d'Ivoire. Perezida wakurikiyeho ni Laurent Gbagbo. Muri Nzeri 2002 havutse umutwe w'inyeshyamba wamagana akarengane k'Abayisilamu bo mu majyaruguru bavugaga ko bahezwa mu gihugu. Ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bagwa mu ntambara. Nubwo imirwano ihagaze mu mwaka wa 2004, Côte d'Ivoire yagumye kurangwamo urwikekwe n'amacakubiri. Amatora yaje kuba mu mwaka wa 2010 nyuma yo gusubikwa igihe kinini. Gbagbo wari ku butegetsi yanga kwemera intsinzi ya Alassane Ouattara wari umaze kwemezwa n'umuryango mpuzamahanga ko ari we wegukanye intsinzi. Nyuma y'amezi ane yihangana, ingabo za Ouattara ziturutse mu majyepfo zahiritse Gbagbo. Cyakora kubera ubukungu bukifashe nabi, urwikekwe hagati y'amoko no kuba abayoboke ba Gbagbo batibona mu butegetsi bushya, Perezida mushya aracyafite akazi gakomeye ko kunga abanyagihugu bose no kubagarurira icyizere. Tumaze kubona amashusho yerekana amateka Côte d'Ivoire yanyuzemo, nagira ngo mbabaze mwebwe nk'abantu nk'ibiremwa muntu ni iki cyabakoze ku mutima? Kalisa Rugano. Abanyarwanda bati kayica mu kanwa ka nyirayo. Mu nteruro imwe. Ati kandi nyiri kirimi kibe yatanze umurozi gupfa. Abanyarwanda bakongera bati ntiwica umuntu ntiyica. Ibyo bibuza kurebera. Nsanze Mbabazi bashaka kumuhotora. Havuga nti nimvuga nanjye baranyica.
nkabebera nkagenda baramwica kandi nanjye bashobora kunyica ngiye hejuru ku mukingo induru nkayiha umunwa uwo muntu arazira iki uwo muntu arazira iki uwo muntu arazira iki baravuga ati hari uwatubonye nitwica uriya muntu turabizira umuturanyi wawe inshuti muvandimwe ntasangiye akabisi n'agahiye ntibyumvikana niba ukiri umuntu muzima yuko umurengeraho ukamwica cyangwa ukamugira impunzi cyangwa Cote d'Ivoire nigerageze kubungabunga ubumwe bw'abaturage bayo no kwirinda ikintu cyo gusumbanya abaturage mugana icyangombwa ni abanyafurika kubaka ubwigenge independence rushingabi ngo umwana utabwirwe ishinya ritaribwa je nababaye umuntu muri Cote d'Ivoire barebeye ku bandi bagahera nko kuri twebwe kwicana birakatsindwa n'agasaka k'u Rwanda harirarenga muri Cote d'Ivoire bageze benda kugira nk'aho twageze ariko nibaharanira kwiha agaciro bagaharanira gutanga ubutabera bubereye bose kandi bagaharanira guha abaturage uruhare mu kugena ijambo bazagera naho leta zunze ubumwe za Amerika ziri. Nubwo amakimbirane yose agenda agira umwihariko wayo, ubushakashatsi bwagaragaje ko hari isano mu mitekerereze y'abari ku isonga ry'ubugizi bwa nabi bwibasira imbaga ku isi. Iyo sano ni uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Uyu munsi turarebera hamwe icyatumye Cote d'Ivoire igwa mu kaga yaguyemo mu minsi ishize. Ariko mbere yaho tubanze turebe iyi film ngufi isobanura mu masegonda 100 uruhererekane rw'ibiganisha ku bugizi bwa nabi. Ibimenyetso bishingiye ku bushakashatsi bwakozwe n'abahanga ku bwicanyi bwibasiye imbaga na jenoside byo mu kinyejana cya 20 bigaragaza ko aya makimbirane yose asa nkaho atumvikana afite icyo ahuriyeho ku buryo butangaje. Ibibazo by'ubuzima bitera umutekano muke mu bantu. Iyo abantu bashakisha umutekano biremamo amatsinda. Amatsinda rero atangira gushyira ibibazo byabo ku bandi. Ibikomere byabo bitakize bibatera kwita abandi ba nyirabazana ibibazo bafite. Abari ku isonga mu kwita irindi tsinda ba nyirabazana nibo usanga bakunze kuyobora abandi. Abo nibo barema icyerekezo cy'ubuzima bwiza maze bakagaragaza ko iri tsinda ari ryo mbogamizi ry'ibyo bashaka kugeraho. Guteshwa agaciro igihe kirekire biyobora umuntu mu bugizi bwa nabi. Kugira abandi nabi bitera babikoze inkomanga ku mutima kugira ngo bikize iyo nkomanga bishyiramo ko ibikorwa byabo biri mu kuri. Gukomeza kurebera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bituma bikora bumva bari mu kuri bakumva bashyigikiwe. Amakimbirane n'ubugizi bwa nabi bikiyongera, intambara yatera ikorohereza jenoside gushoboka. Kugira ngo ukumire ikura ry'ubugizi bwa nabi ni ngombwa gukira ihungabana nk'ibikomere bitakize bishobora gutuma hongera kuba ubundi bugizi bwa nabi. Kugira ngo dushobore kuba twagira inama abaturage ba Cote d'Ivoire ku cyo bakora kugira ngo bagane ku mahoro arambye, tugomba kubanza gusesengura amakimbirane ya kiriya gihugu. Ibyo turabikora tugereranya amateka yacu n'uburyo Cote d'Ivoire yaje kugwa mu bugizi bwa nabi bwibasira imbaga. Murebye amateka ya Cote d'Ivoire twabonye, hari isano yaba ifite n'ibyabaye mu Rwanda mu mateka yacu. Murebye ibiriho biraba muri Cote d'Ivoire ubu ngubu, abayobozi cyangwa abanyapolitiki kugira ngo bakomeze bagire imyanya babyaye amakimbirane mu baturage ku nyungu za politiki. Ariko nabavuga ko ari urugero rumwe yabaye mu Rwanda nawe yagereranywe n'ibyabaye muri Cote d'Ivoire. Bitandukaniye kubera ko mu Rwanda byageze aho byabaye jenoside. Muri Cote d'Ivoire nawe yabaye muri Cote d'Ivoire nta karakorwa byari byashira se nawe birashira, ariko nibura uruhande rumwe rwamaze gufata. Reka mubwire Manuel, hari ukuntu bisa n'ibyabaye mu Rwanda. Urebye itanga ry'umwami Rudahigwa rimaze kuba nabegeranya n'urupfu rwa Ikwiye, ukuntu amakimbirane yadutse abantu bagatangira kwironda, bamwe bati ni mwebwe urashaka ko Rudahigwa yari inteko baremeyeho abanyarwanda. Nkuko Ikwiye nubwo twahoze tuvuga ko yatinze ku ngoma bikaza gusa n'ibimurenga, ariko yari yagerageje byari bitaraba kuriye. Aho bihuriye nuko amakimbirane yabyaye
kwica abantu abafite imbaraga nke bakabizira. Watara bamushinje kuba atari umunyagihugu yego hamwe nabi wabo bose. Icyo kibazo hano cyarabaye. Abanyarwanda bamwe ubwoko bw'abahutu bwaciriye ubwoko bw'abatutsi kuba atari abanyarwanda. Ariko se ni ubwoko bw'abahutu cyangwa icyo wenda gifite inkomoko mu banyamahanga kubera ko ari nabo batuzaniye icyo kibazo, ariko bagize ubwoko bashyira ku ruhande rwabo kugira ngo bafatanye nabwo kumvisha ubundi bwoko ko budakomoka mu Rwanda. Mwibuke ko Ouattara yabaye minisitiri w'intebe wa Ufwetubwanyi igihe yari arwaye arembye atariho. Yego. Ibyo byose ntabwo byabaye mu Rwanda. Mu Rwanda abantu bari baturanye umuhutu n'umututsi batuye ahangaha n'umutwa ku gasozi kamwe. Abandi bamwe bari ruguru, abandi bakaba epfo, abakirisitu n'epfo, abayisilamu ni ruguru. Ariko bamwe bakagira aho bumva biyumva bakajya inyuma y'umuntu, abandi nabo bakajya inyuma y'umuntu. Abo bantu bajya inyuma y'umuntu agomba kugira ngo bemere ko abajya inyuma cyangwa bamujya inyuma hari imvugo akoresha. Bagitangira rwose bitarajya kure. Bavuga bati icyambu cya Bijani cya San Pedro byose biri mu bakirisitu mu bako y'abakirisitu. Yego. Ariko kakao nitwe tuyihinga. Yego. Ariko se twe tuyigurisha. Yego. Hari buri teka izanyungu. Hari ikintu kimwe kiganisha ku isano. Icyambere mu Cyongereza tubyita hate speech. Kuvugisha imvugo y'urwango. Mu Rwanda urabizi twakoresheje RTLM, twakoresheje kangura kugira ngo ibibe urwango mu banyarwanda ubwabo. Twagera muri Côte d'Ivoire tukareba abantu bavugaga ngo mwebwe ntimuramo muri Côte d'Ivoire. Twe mu Rwanda twicamo ibice. Bamwe muti muri abatutsi mwaturutse muri Ethiopia. Cyangwa twaciwemo ibice. Twaciwemo ibice. Abandi bati muri abahutu nimwe la majorité mufite 80 nimwe benshi mufite 84% by'abatuye iki gihugu. Yumvikana ko abatutsi atari abanyagihugu. Reka tubice tubatemagure tubashyire muri Nyabarongo wenda bazagera aho bagere muri Ethiopia kuko niyo bakomoka. So ikintu cyo kuvuga ngo shingire kuri ideology yo kuvangura abantu kandi ikoresheje imvugo y'urwango ni ikintu kiduhuza twebwe na Côte d'Ivoire. Harabagira bati nuriya uhamagarira abantu kwanga abandi hari igihe abafite impamvu bimutera. Nko muri Côte d'Ivoire wasanga biterwa n'iki Karisi. Ufwetubwanyi rero ngo so kwanga kuraga ibyamunaniye. Yigeze kuvuga umugabo ati ko urwaye ukwarembye ukaba ufite abana bazi ubwenge watoyemo umwe uraga ibingibi abandi bakamukurikira ukiriho. Aravuga ngo ambaule no quitte pas le pouvoir ambaule mais le pouvoir. Wo mu bwoko bw'ababaule ntabwo ava ku butegetsi apfira ku butegetsi. Ubwo byari bipfuye byose. Nundi wese uzamukurikira ari byo Bedi yakoraga yaravuga ati nanjye nka data nzagwa ku butegetsi kuko nanjye umubaule. Abandi bati nawe nukugiye kuba nka wa wundi tugize Imana turamukize abo ni babandi. Ubwo rero urumva imitwe igashyuha bakarwa ariko bose barwanira za mbuto za kakao n'ikawane n'ibyambu. Imirante se mu Rwanda niko byabaye naho kuvuga ngo simva ku butegetsi. Byarabaye. Urebye nko ku ngoma ya Habyarimana. Ubundi twemera ko mu nzira ya demokarasi umuntu ajyaho atazanywe n'igitugu. Atagombye kubena amaraso. Ajyaho ntabwo yagiye hatowe. Yagiye aho koze kudeta. Icyo gihe kandi yarishe ahera no kubari mu bari bagize guverinoma yarakoreye yo kudeta. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri nuko nawe yakoze ibishoboka byose kugira ngo ace abaturagemo ibice kugira ngo areme kwa gusumbana. Ariko ndashaka kwibutsa ikintu kimwe tugenda twibagirwa. Ari u Rwanda rwategekwaga n'Ababiligi ariko d'Ivoire yategekwaga n'Abafaransa. Ndetse umenya n'ubu barishuje ubutegetsi nk'ubwo bari bafite ku bwa Ufwetubwanyi. Yego. Muri iki gihe aho tugeze. Iki ngiki ntabwo dukwiye kukibagirwa na gato. Iteka bari abantu bakolonije ibihugu byacu bafite ukuntu bagenda bahitamwo abo bakorana nabo. Igihe cyagera bagahindura babonye wenda gukorana nabo byatangiye kumera nabi. Niko byagenze mu Rwanda. Niko ndakeka byagenze muri Côte d'Ivoire kuko Ubufaransa bwageze aho gusa naho bukunza bo muri Nord kurusha ba Bediye ba Nuza ba Bagbo n'abandi. Bivuze se ko nta kuri kwari kurimo.
ukuri koko gukandamizwa kuvuga ko umuntu yakandamijwe yego oya ukuri kwararemwe kuri se none se ni ibintu bishobora kwerekanwa rwose unakerekana ko za travaux forcés kwahimbwe ariko kutari kuriho travaux forcés ntabwo zazanywe n'umwami ntabwo zazanywe n'abatware nkubaza nawe nko kutubaza yego hari umunyarwanda wigeze aboha ikiboko nitwe twakiboshye hari umututsi wakiboshye turacyari ku buretwa no ku biboko ibyo tube tubiretse twigire hino hari igihe abanyarwanda bari bakandamijwe baraciwe mu gihugu cyabo bavuze bati twarakandamijwe reka turebe ukuntu twakwibohoza ariko abo si bo bashyira mu mateka nibyo byago namubazaga natubwira ikibazo neza rero abo ngabo bavuze koko abantu reka ndahera kuri ibyo ngibyo wari uvuze uti hari igihe abanyarwanda baba barakandamijwe bakumva baciwe mu gihugu cyangwa bakagira byarabaye rwose byarabaye kandi ni nayo mpamvu tubona imishyikirano ya Arusha ni nayo mpamvu tubona intambara yo muri 1990 tukabona abantu bavuga bati reka turebe ukuntu dushobora gusaranganya ubutegetsi nuko hari igice kimwe cy'abanyarwanda bari barahejwe kuva kera n'amateka igihe cyarageze baravuga bati abatutsi bahunze muri 1959 bakagira noneho baravuga bati ibi ntabwo ari turahagurutse tugiye kurwana urugamba rw'amasasu natwe dufite droit muri iki gihugu so ntaho bitandukanye rero n'ibyabaye muri Côte d'Ivoire wari usabye ijambo gatoya ni bigenda gusa n'ibyavuze kubera ko rero muri Côte d'Ivoire abantu bazanye urwango nka Konan Bedi muri aya matora aheruka baje muri ruce cya kabiri yifatanyije na Ouattara kandi yari yamaze igihe kirekire ari kubera ko bahanganye muri 1993 igihe bashaka kuzasimbura Felix Bwanyi urumva cyari ikibazo cya politiki ntabwo rwari urwango wavuga ngo rwari kamere mu b'amajyepfo mitima y'abantu cyari ikibazo cya politiki babise